Reka tugusuhuze kandi tuguhe ikaze wowe udukurikiye muri aka kanya, twizere yuko umeze neza, ko bitameze neza nawe kandi turagukomeza mbere na mbere tukwibutsa yuko iki atari igihe cyo gucika intege, ahubwo ari igihe cyo kugerageza kwishakamo igisubizo, kuko burya kugira ngo ejo bigende neza uruhare runini ni urwawe. Ibyiza bihora imbere, iyo ucitse intege aba ari igihombo gikomeye cyane. Nanone twizere yuko wowe udukurikiye muri aka kanya wamaze gukora subscribe. Niba uri umwe mu batarayikora bitewe no kutamenya uko bikorwa, reka tubanze tukunyuriremo muri make bikorwa bite. Nureba hasi iyi video urabona amagambo yanditse subscribe, uyakandaho rimwe gusa ukaba ubigezeho. Nta kiguzi bigusaba, ni ubuntu. Icyo bigufasha ni iki? Ni uko mu gihe tugize ikiganiro nk'iki dushyira hanze uza mu ba mbere bagerwaho nacyo. Niba rero wifuza kudacikanwa n'ibindi biganiro byacu biri imbere, ntugende udakoze subscribe. Tutabatindiye rero, uyu munsi tugiye kuganira ku bantu bari mu rugo ariko rurimo ibibazo, noneho hejuru y'ibyo bibazo hakiyongeraho na financial problems, ni ukuvuga ibindi bibazo by'amafaranga. Ni gute wahangana n'ibibazo nk'ibyo? Muri iki gihe hari imiryango myinshi ibayeho mu buzima bwuzuyemo amakimbirane, kutizerana, kubeshyana, cyangwa se gupfusha ubusa amafaranga n'ibindi tutarondora muri aka kanya. Niba rero uri mu rugo rumeze gutyo, gira icyo ukora. Ntukomeze kwibeshya ngo wumve ko ibintu bizahinduka neza mu gihe ntacyo ubikozeho. Niba uri mu rukundo cyangwa se mu rugo, amafaranga akaba atangiye kuba ikibazo hagati yanyu, wowe menya aho ibintu birimo gupfira. Wihagarareho, wige kuvuga oya igihe bibaye ngombwa. Irinde gufata ibyemezo bishingiye ku marangamutima. Iyo amafaranga yinjiye mu rukundo rudasobanutse, ibintu birushaho kumera nabi. N'ibyo ushobora cyangwa se reka tuvuge ko birashoboka ko ushobora gutanga amafaranga ku muntu kuko umukunzi. Ibyo ntabwo ari bibi pe. Ariko urukundo rutarimo ubwenge ruvamo ibikomere byinshi cyane. Ntuzigere ufata icyemezo cyo gufata inguzanyo ngo uyihe umukunzi wawe, cyangwa se kumugurira ibintu biguhenze rimwe na rimwe birenze ubushobozi bwawe. Nanone ntuzigere wifuza kumwishyurira buri kintu cyose nta ruhare na ruke we abigizemo. Banza utekereze neza, wibaze ibibazo. Ese ni urukundo cyangwa ni ugukoresha izina ry'urukundo, mu yandi magambo kurwitwikira kugira ngo anteze ibibazo? Ibaze icyo kibazo. Kwitangira abandi ni byiza pe, ariko nanone kugira boundaries cyangwa se imipaka ntarengwa ni ubundi bwenge. Nimushyireho amahame y'imikoreshereze y'amafaranga yanyu. Niba mubana mugikundana ariko mukaba mufite ibibazo by'imari, ni ngombwa kuganira mutuje. Mushyireho urutonde rw'ibyihutirwa kandi bikenewe. Apana ibyo mwifuza cyangwa se ibyo mwabonye kwa kanaka bagezeho namwe mukavuga uti twebwe why not. Oya, mubanze mubitekerezeho kandi murebe ko bikenewe. Ikindi, muganire ku ngengo y'imari, ibyo bita budget y'urugo rwanyu. Niba umwe akunda gusesagura, undi amufashe kumenya kujera. Niba mufite amafaranga menshi, muyakoreshe neza. Niba kandi ayo mufite ari make, nabwo mumenye kuyarinda. Niba umwe akoresha amafaranga nk'aho ari wenyine, icyo gihe ntabwo haba harimo urukundo rwimbitse. Bimeze gutyo, be careful, think deeper.
Ikindi kintu cy'ingenzi twavuga, jya ushyira imbere icyubahiro cyawe. Ntabwo umuntu agomba guhinduka igikoresho kubera urukundo. Iyo umuntu agushora mu bibazo by'amafaranga yitwaje ko mukundana, jya wibaza ibibazo nk'ibi bikurikira: ese uyu muntu aranyubaha? Ese arashaka ko twubaka cyangwa arashaka ko mpora mukemurira ibibazo gusa? Kumenya ko uko witwara mu rukundo rurimo imbogamizi bisaba gushyira imbere icyubahiro cyawe, nawe ukitekereza ntiwiyibagirwe. Urukundo nyarwo rwubakira ku kuri, ku bwubahane ndetse no ku bufatanye cyangwa se gushyira hamwe. Ikindi kintu twavuga ko ari ingenzi, menya igihe cyo guhitamo icyiza kurusha guhatiriza. Ibaza uti: ese nkeneye gukomeza iyi relation cyangwa nkeneye amahoro y'umutima n'ubwisanzure? Gusohoka mu rukundo rudasobanutse bishobora kuba intambwe igoye, ariko nanone niyo ntangiriro y'ubuzima bwiza. Ni byiza gukundwa, ariko nanone ni bibi gukundwa nabi. Dusoza rero, amafaranga siyo shingiro y'urukundo, ariko nanone si n'ikintu twakwirengagiza. Mu rukundo rudasobanutse, amafaranga ashobora gutera ibikomere byinshi kandi agasenya n'icyizere. Reka rero twige kuvuga hoya igihe bibaye ngombwa. Nanone twige gushyira imbere ubwenge mu rukundo, kuko amahoro y'umutima wawe aruta urukundo rudasobanutse. N'ahangaha dusoreje ikiganiro cyacu. Twizere yuko wowe wadukurikiye, cyane cyane wowe wabanye natwe kuva tugitangiye kugeza aho tugisoreje, twizere ko hari amasomo y'ingenzi wakuyemo. Niba ubona hari amasomo harimo, turagushishikariza kutihererana kino kiganiro, ahubwo gisangize n'abandi. Bikorwa bite? Nureba hasi iyi video urabona amagambo yanditse share, uyakandeho, noneho urabasha kugisangira n'abo wifuza kugisangira nabo. Ikindi natwe ubitwereke, urabona andi magambo yanditse like, uyakandeho. Bituma natwe tubona ko ikiganiro cyagize umusaruro. Ikindi, comment zanyu nazo ziradushimisha, zidutera inkunga, zituma tubasha kunonosora aho ibintu bitagenda neza. So uyu munsi nabwo niba hari igitekerezo wifuza kutugezaho, please ntukihererane, kidusangize muri comment section. Hanyuma rero naho ubutaha, mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibane namwe. Bye.